Bahaye ikaze nanone rero ikaze ku ijambo ry'umwimerere Germain Muhirwa maze אנחנו הולכים ללכות היום שלום בשם אדוני אלוהים maze אנחנו הולכים ללכות היום ndabasuje ndabaramukije mu izina ry'Uwiteka Imana isumba byose. Ese uyu munsi tugiye kureba iki? Tugiye kureba iki uyu munsi rero? Ikiganiro tugiye kureba uyu munsi cyatewe n'icyo nakoze ubushize nibaza niba indi genocide ishoboka. Muri comments abantu benshi baranditse baravuga bati turemeranywa nawe ibyo uvuga, ariko haza abandi bavuga bati jya uvuga ko ari genocide yakorewe abanyarwanda. Ibyo rero bikaba byaranteye gutekereza iki kiganiro ngiye gukora kivuga kiti genocide yakorewe abahutu, ibyo abantu bavuga kugira ngo babigire genocide yakorewe abanyarwanda. Nkambona ari ibintu bikomeye rero ngomba kuvugisha Imana kugira ngo imfashe muri iki kiganiro, kuko ibi bintu udafite Imana, udafite ijambo ry'Imana, utayobowe n'Umwuka Wera ntago wapfa kubyigondera. Reka twe tubyinjiremo bisesengure neza, nkwereke ko double genocide itegeze iba, ahubwo abantu bareba uko bita ibindi bintu uko byagenze, cyangwa se ahubwo bakaganira kugira ngo barebe ibyabaye byatewe n'iki. Ijambo ry'Imana rero ridufashe kugira ngo tubyinjiremo turebe uko ibintu byagenze, atari amarangamutima yacu, atari ku buntu abantu babyifuza cyangwa bitekereza, kuko iby'icyenda na kane byabaye amaso yose areba ku manywa y'ihangu. Kubw'iyo mpamvu rero manze nanone nkwibutse ko mbere yuko twinjira mu kiganiro nanditse ibitabo bibiri. Hari igitabo cya Ukraine nanditse, nacyanditse muri 2010, imyaka 12 birasoza. Ibyo ntabwo bingira umuhanuzi, ntibingira umuhanuzi. Hari uwambaje ngo kuki utinya kuba umuhanuzi. Ntabwo nakwita umuhanuzi kubera ko nzi ko abahanuzi b'Imana Imana yagenaga ubwabo. Wiyise umuhanuzi kubw'ubu icyo uzasubiza Imana sinyizi. Yewe ibyo narabisobanukiwe, niyo mpamvu nashobora kwita umuhanuzi nk'uwo muntu musubirijemo. Igitabo rero cya Ukraine nuko mpora mbikubwira bwarakeye biraba, ntabwo bingira umuhanuzi. Bivuze ko ibyo mvuga mbafite aho mbivana. Narongeye nandika ikindi gitabo nyandika ku Rwanda. Igitabo nanditse ku Rwanda uko ijuru ryagejejwe mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Genocide yakorewe abatutsi ntabwo ari genocide y'abanyarwanda, ahubwo ni genocide yakorewe abatutsi. Uko tugiye kubyinjiramo noneho bisobanurwe n'ibintu bivuga ko habaye genocide y'abahutu. Reka tubyinjiremo rero. Impamvu mbigarukaho nuko abanyarwanda iyo urebye hirya no hino uko babanyeho, uko babaye nuko babanyeho, ubona wagira ngo ntacyo bize muri genocide yabaye y'abatutsi 1994. Nubwo bwicanyi bundi bavuga bw'intambara bwabaye, njye ntahakana kuko byarabaye, ariko ntabwo ushobora kwitwa double genocide ngo bihwane n'abisobanuro bushize, ariko ndaza kubigarukaho. Kugira ngo twinjire muri ibi bintu, nongere nkubwire ndiragiza ijambo ry'Imana, ngiye kuvugisha Imana kuko mbona ko mu banyarwanda nta n'umwe utinya Imana, nta n'umwe ufite igitinyiro cy'Imana. Narabigusobanuriye Abaroma 3:18. Ibyo bintu wongere ubyibuke. Nibutse n'abandi bamwe batukana bazana iby'amoko, binjira mu by'amoko. Niba wumva utazi igisekuru cya byibuze cya 8 cyangwa icya 10, 18, icyo gisekuru cyane utakizi, wikwirirwa ukomentinga ibintu by'amoko cyangwa byari, kuko turashaka ibintu byakemura ibibazo kugira ngo abantu bajye kuri code imwe, bumvikane, babane neza mu mahoro. Tubyinjiremo rero. Ibi bintu genocide yakorewe abahutu ntabwo ari ubwa mbere ubyumvise. Njye mbyumva hirya hino henshi cyane, ndibaza nawe atari ubwa mbere ubyumvise. Ese abantu babivuga bafite ireme? Reka turebe. Ikintu cya mbere bakoresha definition, ubusesenguzi bwa genocide. Reka mbyinjiremo ko nabyanditse, kuko kubivuga mbivanye ku mutima cyangwa mbyivanyemo nabonye atari ibintu byapfa gushoboka. Genocide bivuga iki? Bivuga kwica nkana umubare munini w'abantu mu gihugu runaka cyangwa ubwoko runaka bagamije kubarimbura, ariko abo bantu bagomba kuba ari nyamwinshi.
kondisiyo ni ebyiri, hari kugambirira kubarimbura, kandi abagomba kubarimbura bagomba kuba ari nyamwinshi. Ni ukuvuga ngo abavuga ngo double genocide bavuga jenoside y'abahutu, kubarimbura na nyamwinshi ntabwo bishyiraho. Definition yabo nyine igahita igira ireme, wabireba utabirebeye mu inyurabwenge rijimije, wavuga ngo ba bantu koko bafite ukuri, double genocide yarabaye. Condition ni ebyiri. Condition ya mbere, hagomba kuba hagambiriwe kurimbura abo bantu, kandi no ababigambiriye ari nyamwinshi. Ni ukuvuga ngo abo ushaka kurimbura ari bo nyamwinshi, weho uri nyakamwe ntibishoboka, ntabwo byakitwa jenoside, ahubwo byitwa ubwicanyi. Byakitwa ubwicanyi wenda bavuga ngo ndengakamere cyangwa n'ibindi bintu nk'ibyo, ariko ntabwo ari jenoside. Condition ebyiri, kugambirira kurimbura abantu nyamuke, sibyo? Dushobora kuvuga bati wenda abo bantu bari aho ngaho wenda bari benshi kurusha bari aho ngaho, ariko ni gahunda ndende iba iri mu gihugu hose nk'uko tugiye kubyinjiramo. Dutangire rero jenoside ndayisobanuriye uko abantu bayigoreka kugira ngo bayikoreshe no bayizanemo. Twifashishe Bibiliya turebe impamvu jenoside yo mu Rwanda ngiye nibaza yatekerejwe. Kaze nkwereke aho abantu babikuye. Ibintu nabishunguye, narabyeretswe, nanjye ubwanjye ntabwo nari kwicara ngo mbitekereze. Tugiye kwinjira Samuel wa mbere 15 kuva kuri 2 kugeza kuri 3. Wumve neza nimba bidahura n'ibyabaye muri jenoside. Uwiteka Nyiringabo baravuze ngo nibutse iby'abamaleki bagiriye Abisiraheli ubwo babangiraga bakabatangira mu nzira bava muri Egiputa, none genda urwanye abamaleki ubarimbure rwose. Abamaleki ibyo bakoreye Abegiputa, Abanyisiraheli bava muri Egiputa, Imana yarabyibutse irababwira ati mugende mubarimbure rwose n'ibyo bafite byose. None genda urwane n'abamaleki ubarimbure rwose n'ibyo bafite byose, ntuzabababarire, ahubwo uzice abagabo, abagore n'abana b'impinja n'abonka, inka n'intama, ingamiya n'indogobe. Ibintu nandika kino gitabo none nabyerekewe, mbona ko abatekereje gukora jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda 1994 bashobora kuba barabivanye muri Bibiliya, babyumvise muri Bibiliya. Urabona ko ni ibintu bakoze byo muri Bibiliya, ugende wice abagabo, abagore, abana, impinja, iyonka, inka, intama, byose urimbure. Urabona? Niyo mpamvu nakubwiye nti ndibuvugisha Imana hato abantu bataza binjira batukana bavuga ngo dore ibintu ko bimeze n'uko bimeze. Ni ukuvuga ngo ibi bintu bya jenoside harimo abantu bari bazi Bibiliya babyumva, ariko ariyo mpamvu mvuga ni uko ijuru byagejejwe mu Rwanda. Urumva ko bihwanye n'ibiri muri Bibiliya, ibyo nanditse muri icyo gitabo. Uko ijuru byagerejejwe mu Rwanda, urumva ko ibyo muri Bibiliya uko byabaga muri Bibiliya byongeye kuba mu Rwanda, nta handi hantu byabaye. Ariyo mpamvu kino gitabo cyitwa uko ijuru byagerejejwe mu Rwanda mu mwaka w'1994, jenoside yakorewe Abatutsi. Kadukomeze rero, dukomeze. Abantu bavuga ngo habaye double genocide, ndibaza nta muhutu watakambye avuga ngo mbabarira sinzongera kwitwa umuhutu ukundi. Ariko tuzi ko 94 Abatutsi benshi bariraga batakamba bavuga ati mbabarira, none mbabariye none nkabaho, Mana cyangwa se mu nshaka kunyica umbabariye nkabaho, sinzongera kwitwa umututsi. Ibyo bintu bikwereka ubukana jenoside yakorewe Abatutsi yari ifite, kugeza aho umuntu yumva ko ibyo bintu by'ubututsi yabyiyamura. Uyu munsi rero ntabwo ariko nakuvuga abantu babishyira imbere, kuko urumva kirya gihe 94 abantu bose bavugaga bati mutubabarire, ahubwo ntabwo tuzongera kwitwa Abatutsi. Nta muhutu wigeze uvuga ati mumbabarire ntabwo nzongera kwitwa umuhutu. Dukoresha rero urugero rw'abafitemo avanze. Abo se yahigwaga nyina adahigwa, tuvuge 94, abo kwa so ntibashobora kujya kwihisha kwa nyoko, ariko nyuma y'ibyo bintu by'ubwicanyi bavuga, abo kwa nyoko bashoboraga kujya kwihisha kwa so bakabaho. Bigaragaza neza ko atari double genocide. Ni ukuvuga ngo
ubwoko bumwe bwashoboraga kujya kwihisha ku bundi, ariko ubundi bwoko ntibwashobora kujya kwihisha muri rusange. Ndavuga ntabwo mpaganye ko ari abantu batahisha abandi, ariko muri rusange tuvuge abantu b'abatutsi bahigaga kujya kwihisha kuri bene babo b'abahutu byari akaga. Byinshi byarabaye, byaragaragaye, abantu bavuga ati utatuzanira akaga, twarabibonye. Aho bavuga ati mbikira byibuze n'abana batatu hazagira urokoka, bakavuga no utatuteza akaga. Ariko nyuma y'intambara abo kwa nyoko cyangwa bene wanyu bandi bafite inkomoko kwa nyoko bashobora wenda kugira gute kujya kwihisha kwa so. Ibyo bintu byarashobokaga. Dukomeze rero. Abatutsi babuze aho bahungira, ariko abahutu ntabwo babuze aho bahungira, ahubwo nibo batabyitayeho bakaba bari inyuma. Noneho dukomeze rero. Abatutsi, abahutu bumvaga ko bashobora kurimbura abatutsi bakamaraho, niko babitekereza. Byemezwa n'indirimbo baririmbaga, u Rwanda n'ubwo abahutu nta mututsi wakwibeshya akoza ko twagaca. Izo ndirimbo urazizi, niba utazizi twe twarazumvaga ziririmbwa 93 izo ndirimbo zararimbwaga. Abahutu bari kuri kode imwe igihe kimwe igihugu cyose, urumva. Ariko izo ntambara bavuga wenda zabaye zikica abahutu, nta mututsi w'umuturage usanzwe wari kuri kode y'ibyakorwaga muri ubwo bwicanyi. Niyo bitandukanira, ukabona ko ntabwo byaba double genocide ku bahutu. Ntabwo babishe bumvaga ko babarimbura bose, ahubwo kwari ukwihorera cyangwa kwica bigambiriye intego yo kwica atari kurimbura, kuko batabibasha. Ntabwo bashobora kubica bose ngo barangize, ntabwo byashobokaga. Akaba ariyo mpamvu ya definition ya genocide, kuba ubigambiriye ushaka no kubarimbura, ntabwo icamo, ntabwo ishoboka, kumva kidashoboka. Icyo gihe rero nta baturage b'abatutsi babikoze igihugu cyose bari kuri kode imwe. Abaturage b'abatutsi ntabwo bari kuri kode imwe ngo babikore, ntabwo ariko byagenze. Nyacyonga, abanyacyonga batanga urugero rwiza, kubera ko Nyacyonga bumvise ko iyo ntambara iri kuza, bumva ibyabaye barahunga. Abatarahunze rero bakabigwamo, abo bantu ntabwo wavuga ngo ni genocide yabaye, ahubwo wabyita ubwicanyi, ariko ntabwo ari genocide. Abaguye muri izo ntambara rero bazize iki? Bazize ko cyangwa ngo abajyanwa mu manama, uko nabyumvise ababiguyemo bazize ko bababwiraga mujye gutangira izo nyenzi z'imirizo, muzikubita inkoni zisubireho. Nuko babiguyemo, abandi bakajyanwa mu nama kubera ko banze guhunga. Ni ukuvuga ngo ku bahutu bari bafite uburyo bwo kuba bahunga, ariko abatutsi bo ntabwo bapfa guhungira. Nabo bahungiraga bose barabahigaga bakajya kubavanayo bakabica. Ingero ni nyinshi za kiliziya. Ibyo ni ibintu ngira ngo twese turabizi. Imitima y'Abanyarwanda rero izasanwa ite? Kubera ko abakomotse ku mpande zose, yaba abarokoze genocide, yaba abagize uruhare muri genocide, bose bafite ipfunwe, cyangwa se bashaka bose kwikubira kugira bavuge bati nitwe twabaye cyane, ariko byose bifite nyirabayazana. Nibikomeza gutya abantu baryaryana bacengana, ni ukuvuga ngo narabibaze mbona bizamara byibuze imyaka 70 bigikurana. Imyaka 70. Dukomeze rero dusubira inyuma gato turebe uko abatutsi batarafite aho bahungira, ariko abahutu bari bafite aho bahungira. Ibyo nabivuze. Amaliste yakorwaga no guhiga abatutsi, ibyo bintu byarabaye. Nta maliste yakozwe mu guhiga abahutu, ntayo nzi. Uramutse uyazi watubwira, tuvuga ngo bahiga abantu ubwo ku rugo. Ibyo bintu byabaye. Kandi none dukomeje kuri ya definition yo kuba abantu bashaka kurimburwa kubera ko ari nyamuke. Urumva ko iyo definition ubwayo, nubwo igice cyayo cya mbere kivuga ngo hagambiriwe kurimbura ubwoko runaka cyangwa abantu runaka, urumva ko idacamo, kubera ko abashaka kubarimbura bagomba kuba ari nyamwinshi kandi bafite umugambi wo kubarimbura. Bagomba kuba ari nyamwinshi kandi bagomba kubarimbura kubera ko bumva ko ari nyamwinshi. Dukomeze rero. Ibyo nakubwira ko nibikomeza gutya bishobora kuzafata imyaka 70. Imyaka 70 bikurana, Abanyarwanda bagikurana, bagifitanye urwo rwango, bagifitanye inzika, amatiku. Iyo ugeze hanze mbubibona mu gihugu, wenda abantu bashobora kuba bari kuri kode imwe kubera impamvu runaka ntashaka kwinjira mu ngubu,
ariko byibuze imitima y'abantu bacitse urondogoro bakandika kuri internet ibyo bandika ubona ko wagira ngo 94 nta kintu yagize yigisha abantu. 94 nta kintu na kimwe yigisha abantu. Impamvu bivuga nuko iyo abantu bamwe bavuyemo haza abandi hakaza abandi noneho ukagira ngo ibintu bitangiye bundi bushya. Dukomeze rero. Ese byakumarira iki gutunga ibintu byose ukabura ubugingo bwawe? Dusome muri Matayo 16 26, Matayo 16:26 tuharebe. Matayo 16:26. Kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose mu isi ariko akabura ubugingo bwe? Ibi mbivugiye iki? Ibyo twirukankamo byose biduteranya n'abantu, bituma tujya mu matiko, bituma tugoreka ibintu uko bimeze, uko byagenze. Niba ari jenoside yite jenoside, niba ari ubwicanyi bwabaye, abantu babuganiraho babona uko byagenze, kuko izo ni izindi ngingo tuzinjiramo. Ariko ngewe uyu munsi nibanda ku byo neretswe nahawe, jenoside yakorewe abatutsi 1994 uko ijuru ryagerije mu Rwanda. Ese bikumarira iki? Reka mwereke. Iteka mvuga ko ibintu bitubakiye ku ijambo ry'Imana biba byubakiye ku musenyi birigaragaza. Bibiliya hano harimo ko abantu baza ku buyobozi, abami bakaza, ibyo bintu ubizi. Uramutse ubizi ntiwakwirirwa utera amagambo utukana kuri za internet. Niyo mpamvu nkubwira ni abantu bakorewe iyozo bwonko gatatu niba atari kane. Hari iry'amateka, hari iry'abazungu, hari iry'abanyarwanda bene wabo, hari n'iry'ubwabo bikoreye. Ni uvanga abantu bikoreye iyozo bwonko hafi inshuro enye. Bivuze iki rero? Shakira ijambo ry'Imana uryumve urimenye. Numara kurimenya byibuze uragitangira kugaruka mu nzira zo gushaka Imana urebe ibyabaye. Dukomeze turebe. Ibintu byose ni ubusa. Ijambo ry'Imana riratubwira ko ibintu byose ari ubusa. Rirakomeza ritubwira ko ari ubusa. Tujya mu gitabo cy'Umubwiriza 1:2-4. Umubwiriza 1:2-4. Reka tujyeyo turebe icyo bitubwira. Amagambo y'Umubwiriza mwene Dawidi, umwami utuye i Yerusalemu. Dawidi umwami utuye i Yerusalemu. Umubwiriza aravuga ati ubusa gusa, nta kamaro, byose ni ubusa. Ibyo umuntu akorera byose akiri mu isi bimumarira iki? Guhemukira abantu gahemuka, kabakorera ishyari, urwango n'ibindi bintu bibi byose bimaze iki? Kwigwizaho imitungo, kwambura abantu ibyabo, guhemuka. Ibyo bintu byose dukora mu isi hano bimaze iki? Bitumarira iki? Byose ni ubusa niko Umubwiriza avuga. Ibyo bintu uramutse ubizi genda seka, kubera ko iyo ugira ubuntu ukamenya Imana ikakwiyereka, ukagira ubuntu ikabona Imana ikaguha agakiza, kabyite gutyo, uratinya. Mbwira abantu bafite igitinyiro cy'Imana mu Banyarwanda bame amazina abiri. Ngubwiye amazina 2-3 gusa. Yame cyangwa se unyandikire abantu bakunda ukuri b'Abanyarwanda. Nararebye ndareba hirya no hino byibuze mise mfatiraho. Ushobora kuba nzi nk'abantu 2 bonyine bakunda ukuri mu Banyarwanda. U Rwanda rwose bakunda ukuri nkuko Bibiliya ibivuga. Bafite igitinyiro cy'Imana, bakunda ukuri, bakora gushaka kw'Imana nyako, ku buryo Imana ivuze iti ngiye gufata abantu bakunda ukuri gusa nibo bantu bagiye gutabajya mu ijuru. Turebye mu mitima ko ntabwo tureba imitima y'abantu. Natwe ubwacu sinzi ko we can make it. Simbizi kuko mbona agakiza ijambo ry'Imana, ijwi ry'Imana rimumagara mu nshaka ijambo ry'Imana. Umwuka nari nuzuye, uko nabibonye, uko nabyeretswe, uko Imana ishaka ko tuba tugororotse. Ntareba uko abantu ibyo barimo. Nta na kimwe cya miliyoni Abanyarwanda dufite. Reka dushyira kuri urwo rugero. Nta na kimwe cya miliyoni yo gukora gushaka kw'ijambo ry'Imana Abanyarwanda dufite. None kugira ngo wumve ubukana bifite,
noneho n'abafite bakanyakanya bafite nka 5 ku gihumbi 10 ku gihumbi natwe turira tukavuga ati Mana uzatubarire gusa byibuze utubarire uzapfa kutugirira ubuntu byibuze ko twagerageje gukora ugushaka kwawe ariko ntibizabe yuko ngo twita ngo turabire urabireba ngiye bintera ubwoba kuko ugenda ureba ukuntu umwuka akwereka inzira akakwereka uko bimeze ukabona ibintu birakomeye benshi barabikinisha ariko ngiye reka ngukwiye iyo statement nyishyireho ko mu banyarwanda umuntu ukora gushaka ko Imana ushaka Imana mu maso y'Imana ukunda ukuri uko bikwiriye ni nk'umwe kuri miliyoni nani navuze igihumbi ariko reka mbigire umwe kuri miliyoni ashobora kuba ari umwe kuri miliyoni kubera iki wibuke cyagiye Imana ibwira Aburahamu ngo genda muri uwo mudugudu nusanga hari abantu bangahe nimba ari n'uyu arabaza aramubwira ati ndagenda shaka 150 barabura urabyibuka 100 barabuze 50 barabura 20 barabura 10 barabura nuvuga ngo ab'icyo gihe bo bari bazi n'Imana igendana nabo atari nkatwe tubisoberwa nuko abazungu bagoretse amateka urumva icyo gihe byo bari bazi Imana ntanga n'iki gihe badakozwe Imana none mbwira uyu munsi muri 2025 Imana iramutse ingira nk'imwe ikambwira ati genda ndashaka kurimbura abanyarwanda nkavuga Mana bababarire Imana ikambwira ati genda ushaka 100 nkagenda 100 nababona ntabwo nababona 50 nabo ndibaza ntabona 20 sinabona 10 urumva ko byagenda uko byagendekeye hehe Sodoma na Gomora ko Imana yahatwitse niko byagenda tugiye komeza tubyinjiremo nkwereke ko ibintu byose tuvuga ngo double genocide cyose tudafite Imana nta mumaro turebe rero ntushobora gukemura ikibazo cy'abanyarwanda ukibonera muri double genocide ikibazo cy'abanyarwanda ntigishobora gukemuka mu gihe abantu bakivuga ngo habaye double genocide no kubera iki bakibonera muri iyo ndorerwamo noneho bagakurura bishyira kubera ko nyine ibyo bene wabo bakoze n'abandi nabo biciwe nabo urumva bafite indi myumvire kugira ngo bahure nuko ibiri mu bwonko bwabo bigomba kuvamo hakajyamo ijambo ry'Imana ibyo bintu ntibyabaye rero ijambo ry'Imana atari kurisoma ngo bajye mu nsengero abapasiteri basomere ni ukuvuga ngo ndamutse ngiye afite nk'ububasha nategeka buri muntu wese kwiga ijambo ry'Imana bimutegetse atari ku gahato ari uko mubwirije avuga ati nyamara genda ushake ijambo ry'Imana urumva abantu bategetswe wenda bakabwirizwa kwiga ijambo ry'Imana hakabaho wenda ibiterano by'amarushanwa muri buri kagari buri karere tukareba uzi ijambo ry'Imana buri kwezi buri mwaka ibihembo bigatangwa ni gutyo abantu bazagaruka ku Mana wibuke umwami Yosaya aje afite imyaka 8 gusa yagaruye abantu ku Mana n'abandi bami benshi bagaruraga abantu ku Mana n'uvuga umuntu utazana abantu ku Mana abami batazanaga abantu ku Mana abo bose Imana yarabarangizaga ko yabarangizaga hano muri Bibiliya birimo niyo mpamvu ugomba gusoma Bibiliya ukayumva benshi bapinga kubera ibintu bumviyeho cyangwa bumva mu nsengero ntibigira ibyabo ngo bashakishe Imana bashaka Imana ubwabo koko icyo rero kigonga abantu nicyo gituma abantu bagira ibibazo kubera ko batashatse Imana dukomeze rero umuti w'abanyarwanda rero no gushaka Imana nkuko tubisoma mu Baroma 3:10 nta n'uyu n'umwe ushakisha Imana nta ukunda Imana abantu aho baseta ibirenge byabo bashaka kumena amaraso gusa katujye mu bindi nanditse by'inyongera nakubwiye nti wandike muri comment umwe amazina 3 y'abantu 3 bakunda ukuri bagendeye ku ijambo ry'Imana bakunda ukuri badahemuka bakunda ukuri kubarimo atari kubivuga ku magambo gusa abo bantu 3 umwe mwandike muri comment turebe abo bantu niyo mpamvu
bizatera abandi ishyari nabo kugira ngo babe abanyakuri. Ubu ngubu tugomba kugira imyumvire ihindukira Imana, kuko ibihe turi kwinjiramo Imana izafata abayo, Satani nawe afata be, kuko ab'Imana izaba yamaze kubafata, abandi bazasigara ari Satani. Bivuze iki rero? Bivuze ko igihugu kitari mu nzira z'Imana kizaba icya Satani, byanze bikunze niko bizagenda. Kubw'iyo mpamvu rero ibyo bya double genocide kugira ngo tubifashe hasi, nuko tugomba kwinjira mu ijambo ry'Imana bya nyabyo, buri wese akaryisomera. Niyo mpamvu njya mvuga buri gihe umwanya ifite imyaka ingahe, 20, 30, 50, 70 yewe n'ijana. Ese wegeze ufata n'umwaka n'uyu n'umwe kugira ngo usome ijambo ry'Imana wigorora n'Imana? Njyewe bikubwira ntabwo ari ukwihenuraho cyangwa kwiyemeraho. Reka nkubwire, n'ubuntu Imana igirira abantu, uko yanyiyeretse, uko yaje, uko yansanze, ryaje uri impamagara 3 ndabyibuka. Wenda ntabwo uri wese ubibona, ariko ndakwinginze, reka nkwinginge, reba imyaka umaze 20, bigusubira na 25, iyo myaka yose 30. Ibibazo byose ufite mu buzima, fata umwaka umwe. Hari n'ababishobora mu mezi 6 agashobora kuba yasoma Bibiliya. Yisome irahita gukorera iyoza bwonko, rikuvanamo ibintu byose bibi. Nubwo tuzi ko abazungu bayivugishije ibyo utashaka kumva, kubera ko ubuzima bwawe ufite hano niyo Bibiliya irimo hano. Biragufasha iki rero? Numara kuyisoma, ugende we print igipapuro kikwereka yuko wasoma Bibiliya mu gihe cy'amezi 6, mu gihe cy'umwaka. Noneho wicare, cyane cyane niba udafite n'akazi, niba nta kintu ukora, wicara ahantu hamwe uyisome uko ukanira, uko ugambirira kugambanira abandi cyangwa kugira amashyara abandi. Gambirira gusoma ijambo ry'Imana, urishyire mu mutima wawe, bwenge bwawe, ukoresha imbaraga zawe zose, urebe ibintu bikubaho. Nibwo mubyutse. Naho kwirirwa abantu basaba ibya 10 ngo ngaho baragura amaveye witi, baragura ibiki byose, ibyo bintu ntibikora, kuko Imana igiye kugaragaza abantu abari bo bidatinze. Mu minsi ije urabona ibyabaye 2019, twabwiye abantu mwijyayo mwibikora, baranga. Sibyo? Nabo bandi tubwira tuti wisenga ibishushanyo, bakavuga bati ahubwo twere turabahanga bo gusenga ibishushanyo. Kandi Imana ivuga iti ntuzigere na rimwe wikubita imbere y'ibishushanyo ngo byibarize ubisenge. Bakavuga ati ahubwo twere turabahanga mu gusenga ibishushanyo. Ibyo nabyo narabivuze cyane, bari babivuzemo. Dukomeje rero tuvugisha ukuri, nk'uko kuri mu Bibiliya, kuri muri Bibiliya. Indangagaciro yawe ni iyihe? Indangagaciro y'umunyarwanda ni iyihe? Reka bigusomere wumve uko abanyarwanda tubonwa hano hanze. Abanyeshyari, ishyari, ubugome, urwango, ubwicanyi, kubeshya, guhuguza, ubusambanyi bukabije. Ibyo bintu ni bike mu byo mbashije kwibuka ubu ngubu, nibyo nibutse nanditse hano. Ibyo ni ibintu byo biranga abanyarwanda aho tunyuze hose. Ibyo bintu baravuga abanyarwanda muri indyarya, muri abagome, muri abanyamashyari. Nkahita nibaza nti ba bantu b'Isodoma na Gomora bituma tubagira abere. Hari igihugu muri Bibiliya cyakoze amabi, icyo gihugu cyari cya Isiraheli, kiyobowe n'umwami Manase. Narabivuze hano bikubwiyeho. Umwami Manase yaragiye afata abantu bose abakura ku Mana, abasubiza ku bigirwamana, akora ibyangwa n'Uwiteka. Noneho Imana iravuga ngo nta muntu n'umwe wegeze ungomera nka Manase. Ibi bintu bituma Abisiraheli mugira Sodoma na Gomora abera. Buri Imana yarakariye Isiraheli cyane ku buryo ivuga iti byibuze ibyo Sodoma na Gomora yakoraga byari hasi y'ibyo Abisiraheli bakoze. Bivuga ko Isiraheli ubwoko bw'abirabura bw'Imana, nuko bivuga iteka, Abayuda aribo bari abirabura muri Amerika, n'ubwoko icumi bw'abari muri Afurika, mbere tutaratatana, tutaraviyo za Isiraheli. Ibintu twakoreye Imana kubera ko yari yaradutoranyije turi ubwoko bwayo,
byatumye iturakarira kugeza aho yumva ko ibyo Sodoma na Gomora bakoze ari toto ku byo twayikoreye. Ngaho nambwira, urarangwa n'ishyari, umwuka w'ishyari, urwango, kugambana, kwicana, kubeshya, ubusambanyi bukabije. Ngaho mbwira, ibyangwa n'Uwiteka kabisa, ibyangwa n'Uwiteka byose, kugira noneho uzave muri urwo rwobo hanyuma ya Sodoma na Gomora, kugira ngo ugaruke wigorore n'Imana. Ngaho umva urwo rugendo ruhari, nimba atari ryayoza bwo mvuga kane, nimba na kane katarenza ahubwo. Hahandi tugaruka, shakira ukiranuka n'umunyakuri n'uyu n'umwe, wamuvana he? Nimba uzi byibuze umuntu ukunda ukuri, umwe, babiri, batatu, bandikaho ngaho turebe, wisuzume nawe urebe, uvuge ibyo bintu byose mvuzemo n'ibindi nabyo wakongeraho, umfashe wongere kuri iyo liste, turebe noneho uko abanyarwanda duteye, uko ibintu twabisohokamo, kugira ngo noneho tugire wa mutima wigoroye, tuve muri iyo double genocide bavuga ko yakorewe Abahutu. Noneho ibyo bintu tubishyire hasi, tubiganire, turebe uko ibintu byagenze, hato abantu batazakomeza gukura gutyo bavuga ngo habaye double genocide. Nibyo nakubwiye ko akebo kajya iwa mugarura, ibyo bintu byose byatewe na cya kirahure cyari cyuzuye. Narabivuze, abantu banga gutaha baza ku ngufu, kuko iyo abantu bareka bagataha, ndibaza ntabwo byari kugera aho byageze, kubera ko ndibaza ko iyo baza gutaha kera muri za 80 ntabwo biba byarageze aho byageze, kuko abazungu nabo buririye ku byabaye, burira ku byari bihari, baryanisha abanyarwanda, intambara iratera nyine, intambara iteye, habaho kuresista, benshi bayigwamo. Narabyanditse mu gitabo ko benshi bayiguyemo, ntangamo n'imibare, ariko abavaga mu ntambara ku munsi n'abicwaga kuri jenoside iminsi 100, amezi 3 ntabwo bangana. Icyo gihe cyegeranyo naragikoze kugira ngo ngaragaze neza ko hatabaye double genocide mu myaka 4, abapfuye mu myaka 4 intambara yamaze, abapfaga ku munsi nta naho bagera abapfaga ku munsi muri jenoside yakorewe Abatutsi. Iyo ni n'ingingo nashyiramo ikwereka ko atari double genocide. Katwinjire rero turebe abakora politike, ikaze mwereke. Niyo mpamvu aho ngiye kurangiriza, abakora politike zivuga double genocide, abo bantu ni ukubirinda. Abakora politike ishingiye kurwanya umuntu umwe, abo nabo no kubirinda, kuko wa muntu barwanye bamuvanyeho, baba nka wa muntu byaba amahire ntibarenzeho, ariko bibaye nabi bakakuba inshuro 3 enye wa muntu barwanyaga. Ibyo ni byo nkubwira. Bivuze iki rero? Ni ukuvuga ngo abo bantu baba bakora politike ya double genocide cyangwa se kurwanya umuntu, ni ukuvuga ngo ni imyaka gusa, ni igihe, ibyo bafite mu mitima bahishe cyangwa batagaragaza, iyo baganira nabo baba bari kumwe, bisesekara iyo bageze mu buyobozi. Imyaka 5, 10, 20 yashira, abaturage bagatangira gutaka batakamba, mana ibintu bicyo dukoreye, kandi aribo bisabiye umwami. Uribuka abantu bisabira umwami w'Isiraheli, Imana ikabahande Saul, ibyo yabakoze mwarabibonye, murabyumva, murabizi. N'abanyarwanda rero niko bimeze, nta tandukanyiro. Urumva ko iri jambo ry'Imana ni ukuri. Ryige, wiga amategeko y'Imana, uyizirike ku kuboko. Abavuga ngo amategeko yavuyeho nibyo bitugejeje ahantu. Amategeko y'Imana ntiyegeze avaho na rimwe, arekwa. Kirazira. Abigisha ngo bose ngo turi mu babyita uki, mu munyenga w'agakiza, mu munyenga under the grace, uko babyita. Ibyo bintu byose ni ibinyoma babeshwe n'abazungu, kugira ngo bumve ko twese turi mu munyenga wo kuba twarakijwe, twagiriwe ubuntu, turi mu buntu bw'Imana. Ibyo bintu nta gakiza. Imana irakubwira ngo amategeko yanjye na Kristo ubwe, Yeshua HaMashiach, yatubwiye ko ataje gukura amategeko, ahubwo yaje kuyakomeza. Aza kuyakomeza. Abantu rero nta n'umwe ukozwe itegeko ry'Imana. Itegeko ry'Imana, ngambwira byibuze itegeko ry'Imana utica ku munsi. Iyo mpamvu niba ubona ugiye kujya mu cyaha,
bikubwire gato naburiye batazijenda mu bwicanyi abazi ko bashobora kuba bazateza abantu kugira ngo bakore ya double genocide, bakore bwa bwicanyi bateza abanyarwanda umwivu bagatangira bavuga ngo habaye ubwicanyi bukomeye double genocide. Nubona ugiye kureba ikibi, ugiye kuvuga ikibi, ugiye kumva ikibi, izo senses zawe uzazikate. Niba ubona amaso yawe agiye gutuma ucumura, yavanemo. Niba ubona amatwi yawe agiye kumva ibibi cyangwa umuntu wawe ugiye kuvuga ibibi, bikatu bivaneho. Bivuze iki? Benshi bumva ko ari kubikatu tukabivanaho n'icyuma cyangwa n'umukasi cyangwa n'imbugiti ibyo wakoresha byose. Iby'imipanga nizere ko byaheze 94. Wireba hari igihe amaso yawe atuma wenda wararikira nk'umugore cyangwa abagore bakararikira abagabo, amatwi yawe akumva bibi bigambana, umunwa wawe ukaba wagambana. Ibyo byose nubona amaboko yawe agiye gukoresha ibintu bibi, vuga ati Imana unyeze ubimbuze. Iyo umaze gusoma ijambo rero umwaka umwe, ibyo bintu bisobanukirwa uko birimo hano. Hari ukuntu Imana ikora ubwayo, ukuntu Imana iconnect. Narabitekereje mbona ni ibintu birenze ubwenge bwanjye, sinamenye ko Imana ikora. Imana ifite ukuntu kwayo ikora, irakubwira ikakwereka. Ariko iyo winjiye mu ijambo ukarikurikira, uko ugenda urisoma, niko Imana nayo igenda iguha Mwuka Wera akagenda kwinjiramo akuyobora no ugashiduka wipakiyemo ijambo ry'Imana, noneho umeze nk'uko Imana ibishaka. Urabona turagerageza natwe, ntabwo navuga ngo turi za miseke igoroye cyangwa turi shyashya. Niyo mpamvu Imana ivuga ati turarwana tukicuza. Wicuza nk'uko umwami Dawidi yabigenzaga. Nukora ikibi wicuza byibuze Imana ivuga iti uriya muntu afite igitinyiro cyane. Ariko umuntu adafite igitinyiro cy'Imana, ukambwira ngo umuntu araharanira cyangwa ari guhatanira kuyobora abanyarwanda, sinzi uko byagenda biramutse bibaye. Ibyo wenda ibyo mba numva hirya no hino, ni urugero mba ntanze. Ariko reka noneho mve mu byo nanditse, wenda ngaruke ndebe ko wenda navuga ibindimo kubyerekeye double genocide. Double genocide, genocide ebyiri ntabwo zabaye, ntibivamo ntibishoboka. Mugomba kuba muri nyamwinshi, mufite gahunda yo kurimbura nyamuke. Kondisiyo ebyiri. Kondisiyo ya gatatu bashyiraho wenda ku Bahutu niyo kuba mwishe abantu benshi bari hamwe. Ibyo birashoboka, ariko kugambira kubarimbura kandi abo bantu kondisiyo bakaba ari nyamuke ntabwo ifata. Niyo mpamvu ubona buri Imana nayo burya nta kintu kiba Imana itagihaye uburenganzira ngo kibe. Hari ikibazo nkunda gutanga. Tuvuge abavuga ko habaye double genocide. Kuki murira umuntu abayoboye nabi yaje ate, yavuye he, byagenze gute? Ni weho bene wanyu babigize mu ruhare kugira ngo nyine ngo Imana ibahe ikibakwiriye mu gihe gikwiye. Ni ukuvuga ngo Imana buri gihe itanga ibintu bikwiriye abantu mu gihe gikwiriye. Akaba ariyo mpamvu abantu bataka hirya no hino. Kubera iki? Kubera ko banze kumva Imana. Imana irakubwira ati wanze kunyumva, kankwereka. Imana iguha agakiza, niguha agakiza ugatana gato, irongera ikakwibutsa. Imana burya ni umuhanga ukomeye cyane, irakwibutsa ikakubwira muntu wanjye wibagiweho nakuvanye, ukabyibuka. Wamara kubyibuka ukabitera agatima ukareba, reka nsubire mu nzira z'Imana. Wakwanga iguha amakuru. Abanyarwanda buriya Imana ikora ibintu mu myaka 30-40. Buriya igikwiriye abanyarwanda mu myaka 30-40 kirahari kandi kizava kubiriho ubu. Ntugire ngo wacenga ukabeshyanya ukavuga ngo double genocide. Byanze bikunze ukuri kuratinda ntiguhera. Ukuri kuratinda ntiguhera muri ango zose. Ngenda ndavuga mu mfuruka zose. Uko ubabare niba waragize ububabare, uhemukiwe, cyangwa se niba utera amacakubiri ubigambiriye, cyangwa se niba wirengagiza ukuri ukuzi, buri wese asubizwa bikurikije imitekerereze nuko ameze, nuko avuga, n'ibyo akwiza mu bantu.
ikibazo ahubwo gikomeye wabaza ni ikihe? Niba harabaye jenoside yakorewe abatutsi, hakaraho ubwicanyi bukorewe abahutu, abanyarwanda imyumvire yabo ibyo bintu bazabirenga gute kugira ngo bongere kuba umwe? Amacakubiri rero hano hanze kubw'uyu munsi, n'umuntu ubyinjira ndikamo ngo ngagiye kumvisha abanyarwanda ko bahura uyu munsi, no, ntibishoboka, kubera ko ni ibintu bizafata igihe, kubera gahunda y'Imana. Imana yakoresha abanyarwanda kugira ngo babere icyitegererezo isi yose. Ririya ni isomo Imana yahaye isi yose, akaba ariyo mpamvu mbyita uko ijuru ryageragejwe mu Rwanda mu mwaka w'1994, jenoside yakorewe abatutsi ntabwo ari double genocide, ubwicanyi bwabayeho yego, ari nayo mpamvu mvuga ni ibi bintu byabaye mu Rwanda 94 bifite aho bihurira n'ubwicanyi buzaba isi yose bw'imperuka, uko abazungu nabo bari kubitegura kugira ngo bazakore imyivumbagatanyo byo kurangiza abantu, bagabanye umubare, bakoresha ibira bintu bashyize muri 2019 mu bantu. Twari babwiye kubera ibintu byo kurimbura abantu, imyaka 10 twari tubize imbere yaho, tubibwira abantu baranga ibyo bintu. Rero kugira ngo abanyarwanda nabo bazarenga ibyo bintu, nuko bagomba kugarukira Imana. Niwo muti, nta wundi muti w'abanyarwanda. Umuti w'abanyarwanda mu wicaranye imyaka n'imyaka, amagana n'amagana, uyu niwo muti w'abantu kugira ngo bazongere baba abantu nyabantu. Nta wundi muti. Ibyo abantu birirwa basakuzamo bavuga, dore umuti w'abanyarwanda ni ijambo ry'Imana, nta kindi. Umuntu udakozwe ijambo ry'Imana rero ntashobora kuguha umuti, ntashobora kuguha kwinjiza mu bugingo bw'Imana kugira ngo Imana nawe iguha agakiza. Numara gukiza ubugingo bwawe, nibwo uzabona gukiza igihugu. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyod.